Ni Kivu Queen uburanga. Ahangaha nari ngiye muri Kivu Queen uburanga, ya hoteli y'ubwato iri hagati muri Kivu. Twinjira muri Betani hoteli. Yari amasaha yo mu gitondo, hatuje cyane ndetse hakeye nk'uko muri kubibona. Batwereje ubwato bwaje kudukura hano i Betani muri Kivu i Karongi. Ubundi dutangira urugendo. Donc, aha niho izuba riri kurasira. Akazuba karandasiraga nkabona ndi gusa neza. Muri kwibona ko nari ndi kumurika nka kiberinka. Twinjiye muri ubu bwato mu mazi ya Ruhama, dukomeza urugendo rero. Muri kwibona ko nari ndi gufiringa amafi yo mu mazi, nk'ayo mazi hagati asa ubururu rwose yo. Harya bwose ubururu afata kurera y'ikirere n'uruboko bw'amazi. Bwari ubwa mbere ngiye kuhajya, uretse kuba narabubonaga kuri social media, kubwumva ko buhari bwari ubwa mbere. Amatsiko yari yose nagendaga mfata utuvidewo nk'umuntu rwose wabyibushye. Batwakiranye urugwiro, baturirimbira indirimbo y'ikaze. Abo bose n'abahakora baramanutse ku bwato bwabo bwiza cyane, bunini kuko iyo uburebera kure ubona ari butoya. Ndazamuka batangira kumfata amafoto. Mu kwinjira rero badutembereje mu byumba byaho byose. Murabibona ko hasa neza. Njye nakunze amabara yaho, uburyo hubatse, gafite n'amarabona inyuma. Aka ni akandi gapisine nubwo ariko ntabyita. Urabona ko ibirimo bwose ufite fresheri. View ihari nta kindi wayinganya. Batubwiye ko bagutembereza ahantu hose wowe bitewe n'ibyifuzo byawe, ubundi ukaryoherwa n'ubuzima. Batujyana mu byumba bya VIP, bakomeza kudusobanurira. Byose byari byiza. Murabona ko batwakiranye ikaze, ndetse ikaze baduhaye buri wese uhageze araritahana, araryakira, ararifiringa. Ndi kuvuga iyi niyo lounge yabo, ni ukuvuga ibyo bakeneye byose bishobora kubazanira hano batiriwe deplasa, ikawa barayikorera kuko ni imashini y'isimbati. Ngira ngo murabyumvishe ko ibyo ukeneye byose babikuzanira utiriwe uva aho wari uri. Haba harimo amagames urakina, uretse view iteye ubwuzu, byose ni byiza. Utu ni utwato dutoya babiri kumwe ku muntu ushaka kuba yaka-experiencinga barakamuhereza. Nakomeje kubutembera ariko ngenda mfata amafoto. Nk'ubwiza bwaho rero nawe iyo wahageze uba uri kuba mwiza, uba wabaye mwiza deja. Iyi ni VIP, ya room ya VIP, nk'uko muri kubibona ko isa neza yuje uburanga, niko n'uyu mwamikazi w'ikivu nawe yuje uburanga. Ibiteguye neza, washroom nazo zimeze neza, byose ni byiza gusa. Nakomeje kwitegereza nk'umuntu wabasuye, nkomeza kubutembera ngira ngo ndebe ko naburangiza. Gusa byose ni byiza. Ifunguro ryatugezeho baradutegurira cya gipiza kinini mwabonye nariye, dore ngiki. Ese wari warya pizza? Njye bwari ubwa mbere. Uburyo yari iteguyemo, uburyo yari ipanzemo, uburyo udusambusa twari duteguyemo duconze neza dupanze, byose byari perfect. Kivu Queen. Ikintu kindi buzweho ni uko uyu muntu yahageze ibibazo yari afite bisigara iriya. Nta muntu ubyinjiranamo, uwari ubifite nawe niyo yabizanye ntabisohokana, biba byashize. Aka ni agasambusa kaho nariye kari karyoshye. Ubundi turitegura dusubira aho twavuye. Baraduherekeje, baradusezera, tuhava tutabishaka kuko iyo umuntu ageze aha ngaha nawe yumva yataha. Murabona ukuntu bwubatse, murabona ko buteye neza, ko busa neza, ko bufite amabara meza, ngayo nguko. Kurikira.
uko nageze muri Kivu Queen nari nambaye shades n'amawayiti bandira imbere ikaze ninjira muri Kivu Queen kumva nuko ndifotoza ndataha.